abantu bakijijwe nibo babayeho neza. Ubu buzima abantu babona budashoboka, ingo zidashoboka, abana bananirana, ibibazo byose bishobokera gusa umuntu wizeye. Umuntu wizeye Kristo akamwizera bitari amagambo. Buri abantu benshi baramwizera mu magambo. Twagiye twabona koko urugo rw'ijuru ritoye, kuko tuba turimo dufiringa ubuzima bw'Imana tukiri na hano mu isi, bigatuma twihoranira umunezero. Iyo abantu rero bavuga ngo ubuntu ngo bwigisha abantu gukora ibyaha, nukuri buri ntibaba bazi ibyo bavuze. Ahubwo ubuntu bw'Imana utwigisha nyine kuyubaha, utwigisha kuba abana b'Imana. Ese waba uri umwana w'Imana ugakora ibyaha? Turi abana b'Imana, ubu twarakijijwe. Umugabo wanjye mbese ubu twagiye twatangira urugo tumaze gukizwa, kubera ko mbere mu cyumweru wasangaga ndaye mu rugo nka kabiri, nagiye gushaka impano. Naba ndi mu ishyamba ry'inahangahe i Kigali, abandi mu ntara za Cyangugu, za Byumba. Nahoraga ncunganywe n'abarozi, nahoraga ndi umuntu uhangayikiye n'ubwoba n'umuserebanya n'imbeba, ikintu cyose kiguterwa ngo ihembe ngo riciye aha, ugahora uhangayitse, ukabaho mu buzima buhagaritse umutima. Haniraga nko ku muryango w'ubuvumo n'urugero, twageramo imbere umurondoza akavuga ati hano ndumva binuka kandi twihana, ubwo tukongera tukihana. Icyo cyagaragaza ko n'ubundi uko kwihana kwacu kutabasha gukuraho ibyaha. Kuva se watangira kwihana, basi ugeze ku kihe kigero cyo kumva waba umwere? Basi umunsi umwe ngo wumve wabaye umwere, wumva ugeze ku kigero cyo kuba wajya mu ijuru, numva ntubaho. Numva n'igihe nigeze niyiriza ndi mu masengesho nabwo narayacumuriragamo. 2018 wenda ngerageje kwihuta, nibwo naje guhura n'abavuga ubutumwa bwiza, bambwiriza ubutumwa bwiza, bambwira uburyo nabaye umunyabyaha, n'uburyo Kristo nyine yaje gukora icyo nasabwaga, ariko yarangiza akishyura n'umwenda nari mfite. Kagerageza kunsobanurira simbyumve, ariko nkareba ukuntu nyine yabivugana umutima mwiza, ntashyiremo imbaraga za kigabo nyine. Mbese nkabona ko mu by'ukuri hari itandukaniro ry'ukuntu yari ameze n'uko kuntu ari kumera. Nkabona ari kugenda yoroha, nkabona mbese ubuzima buroroshye. Ubwo nanjye rero menya ko yanyishyuriye ideni nari mfitanye n'Imana, nta kimana ikimbaza. Icyo yansabaga ni ukubyizera, maze kubyizera rero numva wa mutwaro mvuyeho, numva ndaruhutse. Ajya numva ibintu ari kumbwira byose biransira, ansobanurira iby'icyaha. Sinsamba nasi niba ntawe nanga, nta muntu ngirana nawe ikibazo, nkavuga ati se nkumva nyine ndi umukiranutsi, nkumva rwose ndagerageza, ariko nkaba natinyuka kuvuga iryo jambo umukiranutsi. Numvaga ndi umunyabyaha wadukeya, Imana nyine njya nihana. Nta munyabyaha uzajya mu ijuru. Barafashije bati se uri umunyabyaha? Ndagerageza. Uri umukiranutsi se? Oya, si ndi umukiranutsi. None ubigenza ute? Ati ndi umunyabyaha ariko wihana. Umunyabyaha wihana. Buriya n'abantu bose n'abanyabyaha ngo bihana. Ati ngewe mbeshwaho na mbabarira. Imvugo uranyishe, imvugo ruranyegereye, ariko barangije bambwira ijambo ry'ihumure. Ambwira ati uko Imana yakunze abari mu isi cyane, ijambo abantu bose baba bazi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese mwizera atarimbuka. Wabuze uwihana. Umwizera atarimbuka, ahubwo ubugingo buhoraho. Yego. Bati iryo jambo urarizi? Ndarizi. None se nyine ntago wumva ko ari umwizera, ariko utamwizera amaze gucirwaho iteka. Ayiwe Mana, nkajya mvuga nti se aya magambo se aba muri Bibiliya? Ko maze kumenya ko Kristo yanyishyuriye imyenda yose, nkamenya ko yananyitangiye mu bintu byose, kandi ikintu cyari giteye ubwoba, buri ikintu giteye ubwoba ni urupfu rw'iteka. Urupfu rw'iteka nicyo kintu gihangayikisha abantu, kuko umuntu abavuga ati se ejo nimpfa, ariko maze kumenya ko icyo kintu yakinkuriye, urupfu rw'iteka yaronkuyeho, ntagipfuye by'iteka, ahubwo nzabaho iteka ryose. Navyatepo
burya no kubaho nk'uko umuririmbyi yavuze ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ariko ku mukristo wose ukuri muri abantu bakunda kuririmba ibintu batumva gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri nahise numva urupfu rutakinteye ubwoba utagitinya amahembe sintinya amahembe sintinya abarozi. Amazina yanjye nitwa Biyakare Philippe, nkaba ndi intungane ariko intungane itaritunganyijwe ahubwo yatunganyijwe nuko nemeye ibyo Kristo yankoreye hanyuma bikangira intungane ntabwo gutungana kwe bityo bigatuma ndagwa ubugingo buhoraho ubu nkaba mfite ijuru ku buryo budasubirwaho. Murakoze. Amazina nitwa Mutagatifu nkaba narakijijwe nkaba ndi intungane mu maso y'Imana bidaturutse ku mirimo yanjye. Abantu benshi bazi yuko bazajya mu ijuru babikoreye ariko njyewe namenyeshejwe n'Imana yuko ijuru ryayo ntarijyamo narikoreye ariko menya amakuru yuko Kristo yagiye ku musaraba ku bwanjye hanyuma nkaba ndi mu isi nta rubanza mfitanye n'Imana mfite ubugingo buhoraho ndi umuragwa w'ijuru nk'uko yabivuze yuko abamwizeye yaduhaye ubugingo buhoraho ubu mfite amahoro ku Mana mu mutima wanjye. Dutangira ikiganiro cyacu amaze kutwibwira ndetse no kutubwira ubuhamya bwo mu ncamakeya nagira ngo wenda mbashe kubaza umugabo wawe se watangiye kumenya ubutumwa bwiza ryari? Murakoze. Ngewe ntangira kumva ubutumwa bwiza nabwumvise nko muri 2018 ngumva muri groupe nasengeragamo. Ubundi mbere yo kumva ubutumwa bwiza nasengeraga mu idini rya ADPR ariko nkaba wa muntu ukunda gusenga cyane ujya mu byumba mu butayu mu buvumo kuko nagiye ahantu henshi cyane ariko akaba groupe imwe nabagamo yasuraga abarwayi kwa muganga yakoreraga nyine umurimo kuri ADPR Nyarugenge. Nibwo perezida wacu umwe yaje kwizera ubutumwa bwiza hanyuma akajya atumira ariko abwizera mu buryo tutamenya twari tutaramenya ibyo ari byo hanyuma akajya atumira abantu babavuga ubutumwa bwiza bakaza bakatwigisha ariko mu kutwigisha nkumva biraryoshye ariko sinumva icyo bigamije nyirizina. Nyuma rero muri 2018 wenda ngerageje kwihuta nibwo naje guhura n'abavuga ubutumwa bwiza bambwiriza ubutumwa bwiza bambwira uburyo nabaye umunyabyaha n'uburyo Kristo nyine yaje gukora icyo nasabwaga ariko yarangiza akishyura n'umwenda nari mfite. Barabinsobanurira neza bansobanurira uburyo nyine umuntu atatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko hanyuma nza kubyumva mwuka wera nyine dore ko ari nawe wemeza abantu iby'icyaha anyemeza iby'icyaha cyanjye hanyuma ndizera maze kwizera ndakizwa numva umutwaro warundiho umvuye ku bitugu. Kera najyaga numva nsoma agatabo k'umugenzi nareba mu Kristo ahetse umutwaro ahagera ku musaraba umutwaro ukamuvaho ukamunyishukaho simbyumve neza nkajya mbigereranya nk'uko umuntu yaba ahetse n'ubundi kintu ariko kikaza kumuvaho ariko sinumva uwo mutwaro wariho ariko maze kwizera nibwo nanjye numvishije koko kumutwaro warundiho umvuye ku mugongo nkumva noneho ndaruhutse numva mbaye amahoro numva ngize umunezero ntigeze kugira icyo gihe kuko nge nari nararushye cyane mbese
umudamu wanjye we yabivuga kundusha kuko twabanaga gake mu rugo. Mu cyumweru wasangaga ndaye mu rugo nka kabiri, nagiye gushaka impano. Naba ndi mu ishyamba ry'inahangahe i Kigali, abandi mu ntara za Cyangugu, za Byumba, mbese ndushye ku buryo bugaragara. Ndi gusenga nshaka Imana, nshaka ubugingo buhoraho, nkagerageza kwatura nkihana, ariko singira ubwo numva umutima wanjye unyemeje ko nkijijwe nzajya mu ijuru. Nkajya ntekereza nkavuga nti ibyo ari byo byose Imana ifite ukuntu izabigenza, ahari ninjya gupfa impe kwatura mbimareyo mpite nipfira. Kumbi iyo nzira nari ntaramenya ko itabaho, ntago ibaho, kuko iza kubibaho Yesu ntaba yarapfuye. bivuze ngo warangizaga kwihana n'ubundi mu kanya kumva uracyafite yego, nkumva n'ubundi ndacyaremerewe. N'ikibigaragaza nuko twihaniraga nko ku muryango w'ubuvumo n'urugero, twageramo imbere umurondoza akavuga ati hano ndumva binuka kandi twihanye, ubwo tukongera tukihana. Icyo cyagaragaza ko n'ubundi uko kwihana kwacu kutabasha gukuraho ibyaha. Ariko numvishije ubutumwa bwiza, numvishije ukuntu nabaye mubi biturutse muri Adamu, numvishe ko nta n'ikindi nakora ngo nikureho uko kwangirika kwanjye. Numvishije uko kuntu nabaye, ndavuga nti nyine nta n'ikindi cyari kinkwiriye uretse gukatirwa urwo gupfa. Nibwo nemeraga rero, ariko nemeye mbona ko ibyanjye hari uwabizize, ari we Yesu Kristo. We yarazi icyo naregwaga kandi akamenya n'icyo Imana yashakaga kugira ngo cyishyurwe. Hanyuma aranyishyurira, yishyura imyenda yanjye yose. Umuririmbyi umwe niwe wavuze ngo yanyishyuriye ya myenda yanjye ndetse yambabariye ibyaha. Ubwo nanjye rero menya ko yanyishyuriye ideni nari mfitanye n'Imana, nta kimana ikimbaza. Icyo yansabaga ni ukubyizera. Maze kubyizera rero numva wa mutwaro mvuyeho, numva ndaruhutse, numva kumbi burya nta muntu ushaka Imana, ahubwo Imana niyo ishaka umuntu, kuko niyo yadushatse, ko yarize aho idushakira. Maze kumbona rero, nibwo numvishe umutima uruhutse, numva ni inkuru nziza rwose utabura kubwira inshuti zawe, ndetse uhereye no kuwo mu bantu. Cyane ko ubutumwa bwiza njya kubwumva, nyine twabwumviye mu cyumba twasengeragamo muri groupe, ariko nabanagamo na madame nyine. Muri uko kubwumva, urumva buriya ubutumwa bwiza umuntu abwumva ku giti cye. Bamwe bakumva ni inyigisho yadutse y'inzaduka, iyobya abantu, ibwira abantu ibyo kwikorera ibyaha, ariko abandi iradukiza. Iradukiza. Ubwo maze gukizwa nibwo noneho natangiye no gucika intege zo kujya mu idini. Nari ntaramenya ko hari abandi bene data bakijijwe bahari benshi baterana. Nuko ntangira gucika intege, rimwe na rimwe ku cyumweru nkigira mu kazi ngakora, ariko nyuma nza kumva amakuru y'uko hari abandi bene data bakijijwe baterana. Nuko umwene data umwe twari twarakirijwe rimwe, aza kumurya kararambwira ati hari ahantu nabonye rero wasanga wowe warabuze aho urira, uzaze nkwereke. Nibwo nagendaga mpura na bene data, dutangira guterana, duteranye numva umunezero ukomeje kwiyongera. Ariko ubwo ngubwo ntangira guterana, nari ntarasezera mu idini, ntaravuga ko wenda nanagiye, kuko nk'ayo magurupe twabanagamo bamwe bari bazi ko tugikomezanyije nyine muri uwo murimo, ariko njye naramaze gukizwa.
nuko rero nibwo najyaga gusezera mu idini, maze gusezera mu idini nibwo nkeka ko umugore wanjye yahise agira ikibazo cyane. Ubundi mbere nyine nkikizwa yumvaga ari inyigisho z'inzaduka, ariko akumva ntacyo bimutwaye. Ubwo nkijya no mu idini kumva wenda hari ku yindi nyigisho izamufasha wenda kunkuramo, ariko maze guterana n'abavandimwe bakijijwe bizeye ubutumwa bwiza, nibwo numvishije ko ntashobora kubibangikanya. Kuvuga ngo wenda nzajya njya guteranira mu idini hanyuma nze guterana na bene data, nkumva biratandukanye, kuko iyo umaze kwizera ubutumwa bwiza nyine buhita buhishura ikinyoma cyose cy'idini, ku buryo iyo uteraniye mu idini ibyo bavuga noneho uba wumva noneho utabyumva, ukumva si ukuri, ndetse ukumva mu mutima urabangamiwe. Nibwo rero natangiye njya guterana, noneho njya gusezera muri gurupe nabagamo, nk'iyo yasuraga abarwayi kwa muganga, cyane ko nari umuyobozi muri bo. Ndababwira nti rero ntitugifatanyije, ni kuko njye namaze gukizwa, namaze kwizera ubutumwa bwiza. Noneho maze gusezera nibwo naje mbibwira umudamu wanjye, ndamubwira nti bunasezeye no mu baragwa isinkirimo. Kubera rero mu idini buriya urumva mbere yo gukizwa, nk'iyo najyaga gusenga cyane nkiruka muri iyo misozi, muri ayo mashyamba, ku mugore we yumvaga nta kibazo, ko yumvaga ko ari uburinzi kuri we mu masengesho, ashobora gufata umugabo we ntabe yajya mu bindi, ahubwo aba yiyeguriye Imana anasengera urugo. Kandi nanjye nkabyumva gutyo, nkumva ko kwirukanka kwanjye ari byo bitumye urugo rwanjye ruhagarara, ari byo bituma umugore wenda nyumva, ari byo bituma ibyo kurya biboneka mu rugo, kwa kwiyemera k'umuntu kose nyine kwari nari ngufite. Ariko maze gukizwa urumva cyane ko ubutumwa bwiza ku batakijijwe iyo babwumvishije bahita batangira kumva ko ari ibyaha ugiye gukora, bwigisha abantu gukora ibyaha. Nibwo rero yavuze ati uyu mugabo utangiye kujya muri ibi bintu, noneho yasezeye no muri gurupe mu rusengero aho yakoreraga umurimo, tubaraguye, ejo ashobora no kwigira mu bagore n'ibindi nk'ibyo. Ariko nyine njye nkomeza kugira umunezero. Iyo umaze kwizera, umaze gukizwa, umunezero urakwica, kwa kundi wajya gusengera ibiryo ubikuramo umuvumo w'ubutaka, ubyirukana abadayimoni, akabona noneho ndarya nta kibazo. Aravuga ati umugabo noneho yarasaze, si no gukizwa, yarasaze. Nuko ariko nyine uko umunezero urushaho, ageze aho arambwira ati rero, ati mbona ugenda buri gihe, sinzi niyo ujya guteranira, reka nzaze njye kureba aho hantu uteranira. Ariko we aza nyine ari uburyo bwo kureba nimba koko mba nagiye guterana, cyangwa afite ibindi bintu mbamo nkamubeshya, wenda akagira ngo ndamubeshya ko nagiye guterana. Nibwo twateraniraga i Kagugu, turajyana turaterana, araterana, abavandimwe baramuganiriza, ndetse ataha byumvishije. Ariko tuzavuga ati nabonye nta muyobozi ntaki, nyine urumva iyo umuntu amenyereye mu idini aba azi pasiteri, azi ibikorerwa, ngo hari uruhimbi hari iki, ariko nyine aratungurwa, abona ni ibintu bishyashya, gusa abona ko nyine nterana. Turataha dutata byizeye, ndetse abavandimwe bakomeza kujya bansura tukaganira, rimwe na rimwe akaza akabaganiriza,
ariko ukabona nyine rimwe ukabona arabyemeye ariko ubundi rwose ntabyemere, ku buryo we n'abandi badamu twabanaga muri gurupe bajyaga baganira, yaje kubimbwira amaze gukizwa, bakavuga bati abagabo bacu baraducitse baragiye, ni ukubasengera tukabagarura. Nuko ariko nyine muri covid igitangira, ubwo abavandimwe twari twegeranye duturanye aho dutuye bazaga mu rugo tukaganira ku ijambo ry'Imana, tugakomeza kwiga, rimwe na rimwe akaza akicara kumva ibyo tuvuga, ariko ubundi akigenda ugasanga yicariye nk'aho hanze mu rugo, turi mu nzu turimo tuganira yabipinze. Ariko nyuma umunsi umwe nibuka nibwo yaje kuza aricara, arangije yumva ubutumwa bwiza, bene data baramuganiriza cyane ko njye najyaga mbimubwira ariko ntabyumve, nta muhanuzi wemerwa iwabo ariko nyine bene data baramuganiriza, bamubwira ukuntu umuntu yabaye umunyabyaha, ukuntu yangiritse, nyine ukuntu Kristo nawe yaje akamukiza, akishyiraho ibyaha by'umuntu, mbese bamubwiriza inkuru nziza y'ubutumwa bwiza. Uwo munsi nibwo nabonye umudamu wanjye aseka yishimye, ubona ko nawe nyine umutwaro umuvuye ku mugongo, hari icyo yamenye. Ati ubundi bakamubwira ati kumbi nuko byagenze, nyine ukabona biramutangaje, ukumva nyine ni amakuru mashya mu matwi ye. Ubona tutaragera kuri uko kwemera kwiwe cyangwa gukora ijambo ry'ubutumwa bwiza, nagira ngo umubaze cyangwa mbaze wowe, cyane cyane ko mbaze umugore wawe, icyo gihe umugabo yari akijijwe wamubona gute ugereranyije n'uko yari asanzwe ameze? Murakoze. Umugabo wanjye nyine ubwo urumva ngiye kubiheramo hagati. Uko namubonaga amaze gukizwa, ubundi yarasanzwe ari umuntu witonze, uvuga makeya, nyine babandi tuvuga ngo ni ba mico myiza, acecetse, avuga makeya, mbese n'ubundi nta mahane nta rusaku, ariko ukaba utamenya ikiri muri we, ntiwamenya niba yishimye, ntiwamenya ababaye, mbese ari uko nguko ameze. Ariko maze gukizwa itandukaniro ryajemo, mbese yarafungutse kwa, nkabona turaganira, noneho nkabona nyine noneho tukanadisikita ko ibyo bintu yambwiraga ntumvaga, nkamubwira se nk'ibyo njye nkashaka kumutsinda, ariko we akabimbwirana umutima mwiza, akagerageza kunsobanurira simbyumve, ariko nkareba ukuntu nyine abivugana umutima mwiza, ntashyiremo imbaraga za kigabo nyine, mbese nkabona ko mu by'ukuri hari itandukaniro ry'ukuntu yari ameze n'uko ukuntu ari kumera, nkabona ari kugenda yoroha, nkabona mbese ubuzima buroroshye, nkabona nta ntambara, ibintu byose yabyoroheje, nabwase noneho uyu mugabo ni ibiki byamuteye, mbese nkabona ko ari koroha, kwa kundi umuntu avuga ngo yoroshye, nkabona yaroroshye, nkamuvugisha uko mbyumva, ukabona ubundi yaricaraga akituriza pe, ukabona n'umuntu udashaka abamuderanja, ntashaka ko mumuvugisha ibintu byinshi, ariko amaze gukizwa byarahindutse, nkabona aratworoheye pe, ukabona nyine icyo ushatse kumuvugisha cyose yagusubiza byoroshye, kandi ukabona ntazamutse ngo ajye hejuru, icyakagombye kumuzamura akabona nta kintu bimubwiye, mbese mbona ibintu byose yabirambitse hasi byaramanutse, ndavuga nti wasanga ukizwa koko ari ibi. Nkurikije uko namubonaga pe, amaze gukizwa yaranyoroheye, habonetsemo itandukaniro na mbere, mbona ko yakijijwe. Muri ibyo bihe wenda kugerageza kumvisha umugore wawe ko agomba kugira ubutumwa bwiza, ntafu wari ufite cyangwa umujinya kuko wumva atabyumva kandi ari umudamu wawe? Oya, buriya ubutumwa bwiza nyine ni bwiza, iyo bugukijije nyine bugusobanurira umuntu icyo ari cyo, ukamenya no kubwumva nyine n'icyo ari cyo. Ntago ari nka bya bindi umugabo yajyaga mu idini akavuga ati nimba udasengera aho nsengera ntituzabyumva kimwe, ahubwo bwo nyine bugutera ishyaka n'urukundo. Urumva umubwizanya urukundo, urukundo rero ntirushyiramo imbaraga, ahubwo ukomeza kumwingingira
mu Mana kugira ngo byibuze abe yakumva iyo nkuru nziza. Mushyiraho agahato cyangwa ngo wenda numve birandakaje, ahubwo nakomezaga kumwinginga, musobanurira, mubwira uburyo umuntu yabaye umunyacyaha, ariko nkamubwira n'uburyo nyine Kristo yishyizeho ibyo byaha, nkumva ntabyumvishe. Ni nayo mpamvu nyine na bene data numvaga baza mu rugo cyane kugira ngo abyumve, ariko nyine kubw'ubushake bw'Imana, kubw'ineza y'Imana, mbona arabyumvishe, ntabwo nigeze mushyiraho agahato, cyane ko n'ubundi wenda na mbere tubana akenshi cyane sinakundaga kumushyiraho agahato ngo najya ahangaha, ko aho yasengeraga hari hatandukanye n'aho nasengeraga. Idini ryari rimwe ariko imidugudu atari imwe. Ariko uretse n'ibyo ngibyo, ubutumwa bwiza bwo buzana umunezero mu muntu ku buryo udashyira mugenzi wawe aho agahato, ahubwo ukomeza umwingingira mu Mana. None se ko imitwaro yose wari umaze kwisiga, umaze no kuruhuka, iyo watekerezaga ko ari umugore wawe aho ntabwo wumvaga ufite umutwaro wiwe, uvuga ati yumva afite ishyaka ry'uko yakizwa, umve ni umutwaro basi. Cyane wowe ntiwabura, ni nayo mpamvu nyine uba umubwiriza buri kanya, cyane ko n'umuntu wamaze gukizwa nta n'ikindi kiganiro agira, nta kindi, nta yandi magambo, nyine ni ubutumwa bwiza buba buri mu kanwa ke, niyo nkuru nziza, nicyo cyamukijije. Ubwo rero nakomeje kugenda mwinginga buke buke mu ijwi rituje, nkajya mwinginga, yewe nkazana na bene data nabo bakamfasha, bakamubwiriza. Byatwaye igihe, ntabwo yahise abyizera, ariko nyine nk'uko umudamu wanjye yabivuze, nawe uburyo ateye ni wa muntu utuje udasamara, ku buryo we aranagoye, kubera ko icyo yanze ntushobora kubimenya, n'icyo yemeye ntushobora kubimenya. Ariko icyiza cy'ubutumwa bwiza aho bwageze ntibwihishira, bwo burivugira. Nyine urumva ko yanavuze ko maze kwizera nk'umuntu wari ujunjamye utavuga, none uratangiye kuvuga, icyo kuvuga cyari kimaze kuboneka. Yego. Ubwo rero nawe yarazaga rimwe hakaba igihe yanjijishije nkagira ngo yizeye, ariko nyine kuko umwuka arondora byose, mu kanya yavuga nyine nkahita numva aho avugiye, nkumva ko yari yishushanyije. Ariko nyuma aje gukizwa nibwo navuze nti uyu munsi rwose ni umunsi w'umunezero. Wenda nagira ngo mwibarize gatoya, ambwire itandukaniro ryawe ry'ukuntu wari umeze urumva umaze gukizwa. Tutaragera aho ngaho umaze gukizwa, wenda tubwire nyine iyo nzira y'agakiza, urumva wari ku mbuto z'umugabo wawe umukizwa. Ndagira ngo ubwire bimwe mu bintu wahuye nabyo mu bijyanye n'agakiza kawe, kuko urumva wari ufite abashuti bawe mwabanaga ku rusengero, wari ufite abaga no muri korali. Niyo rugamba wahuye narwo, ese wabyitwayemo gute? Ese umaze kumva agakiza ngo yumvishe uti? Urakoze. Yewe ikintu cyangoye cyane, kikangora mu by'ukuri, numva nanjye nari umuntu wabayeho ushakisha, Imana, nkumva nshaka kuzajya mu ijuru pe, numvaga nshaka kuzajya mu ijuru nta kindi. Ariko nasenga, najya nk'ayo masengesho, bakampanurira inzu, bakampanurira abana, bakampanurira amafaranga n'ubutunzi bwinshi, ariko nkahora numva ijuru mu by'ukuri riri kure, nkahora numva ijuru riri kure yanjye. Nubwo nsenga nkihana, nkanagerageza kwibombarika, naribombarikaga pe, nkibombarika mu buryo bushoboka, ariko umutima ukambwira ati si neza rwose, nkumva ntibitunganye. Ariko nkahora numva ndi mu rugendo, nk'uko abantu benshi baba bazi ko bari mu rugendo, nkahora numva ndi mu rugendo, uko biri kose nzagera ku gutungana kuzuye, ku buryo Imana izanjyana. Cyangwa se nkazarwara igihe kinini, najya gupfa nkatura, Imana ikambabarira ikanjyana. Nkumva ko nyine uko biri kose, ariko numvaga ndi umuntu ushaka kuzajya mu ijuru. Hanyuma rero inkuru y'ubutumwa bwiza, mu by'ukuri iyo ubyumva utaramenya ikihishemo, hari igihe wumva ari ibintu byiza ukumva, ariko kumva ngo ubuntu, watekereza ubuntu, nkumva rwose ibintu by'ubuntu se bibaho, kumva nta juru ubuntu, ijuru ry'ubuntu, nkumva nyine biragoye, nkumva biragoye. Ariko
kubera uko kunyine umuntu aba afite inzara n'inyota yo gushaka ijuru, hari igihe nyine bigutera no kuba watega amatwi kugira ngo wumve. Mu by'ukuri numva ubutumwa bwiza, urumva twatangiye kubyumva turi hamwe, twasengeraga mu cyumba, umuntu umwe arahishurirwa ubwo butumwa bwiza, araza arabivuga, turaryoherwa bwa mbere bitangira, bwa kabiri agarutse abisubiyemo, abandi batereka reka izi nyigisho ni iz'ubuyobe, ceceka ntuzongere kuvuga ibyo bintu. Noneho ukuntu yabivugaga, kuko inkuru za Yesu ni ukuri nta muntu uba wumva ari nziza. Ufiringa Kristo yaratwitangiye, yaratubambiwe, tuzajya mu ijuru, tuzabayo, tukumva ni byiza. Ariko abandi bakavuga ati yashyizemo ibintu by'ubuntu, yashyizemo ibintu by'ubuntu, nashaka ko dukorera Imana ibintu by'ubuntu, reka tubyihorere. Hahita hatangira kuzamo ibibazo rero, amatiko aratangira, amakimbirane. Bamwe bakavuga ati tuzige, mureke tuzige, tuzikurikirane, wenda ntituzabyemere, ariko mureke tuzige. Wari umuyobozi ati hoya, ntabwo dushaka ubuntu, ntabwo dushaka inyigisho z'ubuntu, turabyanga. Nk'ubwo groupe birasenyutse, ariko njyewe sinumvagamo yuko ubwo buntu ushobora gutuma ndeka idini, kuko numvaga mu bintu nkunzi cyambere nakundaga korari, nkunda kuririmba, kuko nabanagamo n'abantu twari twarubatse nyine ikigare kimwe. Buriya abantu benshi baba mu idini bakurikiye ibintu byinshi, hari inshuti ubu hafite tubanye igihe kinini ukumva ntiwazihara, ukumva no kuba mubanye nabo byonyine ukumva nyine birahagije. Ubwo rero ngewe maze kumva ubutumwa bwiza, naravuze nti nkumva nyine ni ibintu bisanzwe, ariko sinari nakijijwe. Narabwumvishe numva ni bwiza, ariko sinanakizwa. Nabukunze, buri abantu benshi barabukunda, ariko ntibugukize, ntibugire icyo bukora mu mutima. Ndabyumva biri aho ngaho. Ubwo numva nyine ni ibintu bisanzwe. Ari umugabo wanjye akajya ajya kuri YouTube, nkabona ari kureba abantu, ariko ngiye nabona abo bantu nkajya mbona bameze nk'abasazi. Bagata abo bantu bavuga ibintu by'ubuntu, mbona babigize intambara, ubundi n'ibiki. Nkabona nyine n'abantu n'inyigisho z'inzaduka bakomeje, nkumva si ibintu mpaye agaciro, ariko we nkabona yabishimikiriye, arabikurikiranye, kumbe we yari yaramaze gukizwa deja, ariko ngewe nkiri aho ngaho mu kigare ntazi ngo ni ibiki. Ubwo rero nyuma aho amarije gukizwa neza, noneho atangiye kubyerura, arasezeye abimbwiye. Mana yanjye, navuze none ndapfuye, birarangiye, n'urugo narindiriye. Ndababara, numva agahinda karanyishe, ndavuga ati Mana, ubu kuko urantaye, urandetse, untwari umugabo wanjye, utumya wabigeze aha ngaha, kuko sinumvaga ko akijijwe, ubwo numvaga ko nyine ari ukugwa. Buriya ibyo tuvuga ngo turabakiranutse mu maso y'Imana, umuntu ahita yirukankira muri twebwe, uhita wiruka kundeba, kandi ndakubwiye ati ndi umukiranutse ku bwa Kristo wankiranukiye. Noneho yabivugaga nahitaga njya kureba muri we, nkavuga nti siko dusanganywe, nubwo nta ngeso mbi agira nyinshi, ariko nawe ntiyakiranuka kameme 100% ngo yitwa umukiranutsi, ntiyabishobora. Cyane ko nta ntungane ibaho mu isi, tuzi ko nta niyibaho, ihari ibwira icumuye karindwi. Urumva, nkavuga nti ibyo byo kwitwa intungane byo ntibibaho, ntayibaho. Umva, noneho numva mpagurukiye kumurwanya. Ariko no muri ya discipline umuntu aba yaratojwe, nkumva si ibintu ngiye guhanganamo nawe, kuko ndibuka ko naramubwiye nti rero sheri twubahane, twumvikane, sinzakubangamira mu ibyo bintu byawe wizeye, ariko nanjye ntuzambangamire mu byanjye. Nawe aranyorohera, arambwira ati sinzakubangamira, ariko ninkwerera imbuto ukabona ari nziza, ubwo uzankurikira. Nawe nuzinyerera nkabona ni sawa, nta kibazo, nzagukurikira. Ahubwo tubyumvikana, kuko numvaga ko nashaka ko yambangamira ngo avuge ngo muri korari ngo bireke, numvaga ko uko byagenda kose ntareka korari. Ubwo nyine we arangije akajya ankurura, mbona gusenga atangiye gucika intege. Ku cyumweru akaryama, nkashaka ni mpamvu zose zatuma tujya gusenga, nkabona wapi nta birimo, nkitegura ntambuze ko akunda, ahubwo bikaba igihe ncika intege nyine ari ngewe, wenda singeyo, ariko we kamuna rwose nta kibyitayeho. Ndavuga ntaraguye, sore basukubagwa. Noneho amajwi rero aturuka hanze muri babandi twasenganaga, nabo babanaga, bakambwira ati urabyemera, mugabo akagucika, uburangare bumeze uko kuntu wararangaye. Ndibuka rumwe wamamagaye arambwira ati niko madame, uremera umugabo wawe ajya mu buyobe? Nkambwira nti se umugabo wanjye ko ari umuntu mukuru,
akaba afite kwihitiramo icyo ashaka mufate amaguru muzirike mubuze kugenda ariko ubwo nayo natangiye kubona ko nta kintu ntwaye mu by'ukuri nta kintu yarantwaye ntiyatahaga nta yindi mico yari yadukanye atarafite nabonaga ko nyine nta kibazo nkavuga nti ubundi idini rimaze iki nakomeza kwibera uko nguko ntambangamire hari icyo bizabintwaye ikibazo gikaza muri baba nkavuga nti se nibabyumva abantu ntibumva ngo umugabo wanjye twumvaga ubuntu ugahita wumva ubuntu ni nk'abantu bayobye n'abantu hari bigisha ibintu byo gukora ibyaha mbese ukumva ubuntu ni ikintu mbese gikomeye kibi tukumva uko ngo ukavuga nti Imana abantu ntibumva ko umugabo wanjye yagiye mu buntu ibi bintu ntibizaba ari ishyano rikomeye no kwemera ko ngo ari abatagatifu ngo ari abaziranenge ibi bintu nkajya numva njyewe binteye ipfunwe kuba abantu bazamenya ko umugabo wanjye nyine kuko hari n'umuntu wambaza ati he ati tubwira ati umugabo wawe ngo yagiye ngo mu buntu ni hoya ni reka umugabo wanjye aracyahari kuko numvaga ko wamugana ibyo bintu biteye ipfunwe kubyumva biteye isoni nkumva nanjye nta muntu nyine ibyo bintu bitamenyekana nkumva binteye isoni ariko umugabo nyine akomeza gushyiramo agatege kumbwiriza akantumirira abavandimwe ariko nza kugira amakenga kubera nayo amajwi twajyaga dukura mu byumba avuga ati nutareba neza umugabo aragucika umugabo wawe baramutwaye ucunga izamu mbese nkumva ibyo bintu agatima gakubiseho kuko hari umuntu twaganiriye arambwira ati ngaho ntatangiye kugenda atereka ejo bazamubwire ko atari wowe mugore we atahubwo agomba gushaka undi ko bakaraza avuga se ubundi ko mbona kandi amateraniro yabo abera ni beza bagira amateraniro atarangira mbese bikananirana gutandukana bagaprorona nkabona ageze mu rugo saa 9 saa 8 nk'ubu abakiri mu materaniro bwoko niho rero nagiriye gahunda yo kuvuga ati nigira inama mu mutima reka nzajye kureba ahantu ateranira nzajye kumusura navuganije rero no butaha tuzajyana ati nta kibazo warishimwe yumvise bambwiye ati tuzajyana we byaramushimishije ko ariko ngiye gucunga abo bantu aterana nabo ngiye kureba ibintu baba barimo ndagenda ngezeyo nsanga n'abantu nyine bari aho ngaho uko nari nkiri muri kamera ireba mwe twamenyereye kureba nkajya nkabona nta pasiteri ndeba abadiyakoni mbese nkabona nta korari nta bantu bari aho ngaho bicaye nkavuga ati rero aka ni nk'akantu kakumba abantu bari guforoma wenda nibagwira bazakora idini ariko bafite mara organisation nta organisation bafite ndabona mbese mpava numva ntazi byari biravuga ati oya bari abantu rwose nditahira ariko ubwo mbonye ko hari abantu baterana nabo ubwo nyuma atumira abavandimwe baza mu rugo kudusura hari n'igihe bamuhaye gahunda namwani ho yase nzaba mpari ngewe kuko numvaga ntashaka kubyumva avuga nti ntabwo nshaka kubyumva gihorere ko nakwemereye kuzakomeza ibyawe nanjye nkakomeza ibyanjye bitazarinda binamfata ko kera mu idini bajyaga bavuga ati izo nyigisho z'ubuntu mujye muzirinda abo bantu nimukemere kubumva nanjye nkumva koko singomba kubumva avuga ati ho yabyihorere kuko we numvaga ko kubimbwira ntacyo bintu nkaye ko tumenyeranye namubwira ibyo nshaka navuga ati ariko abo bandi bihorere ariko mbese we ntacika intege mana yanjye buriya disi umuntu wakije bafite urukundo uba ufite urukundo kubera kuba wumva wawe amahoro ufite uba wumva n'uwawe yayagira n'iryo shyaka rero yakomezaga kugira akavuga ati ntacyo akongera akambwira ati ese sheri ku cyumweru uzaba uhari ko abavandimwe bashaka kuzadusura nkabanza ngahakana ubundi akambwira ati se wazaretse bakaza bakadusura bigeraho ndamwemerera baraza turaganira reka nta gahato nta fosi mbese byoroshye bigezeho ndemera baraza turaganira ndabumva ariko mera nkaho mbumviye ubusa avuga nti ndababonye nimugende barambwira ariko kubera ko sinari nabishyize ku mutima numvaga bari buze nyine nkabakira bagataha bavuga ubutumwa bwiza barasenga nkabona nyine basenga nkumva nyine ni ibyo ngibyo nkumva ngiye ntibinandeba baritahira baragenda hashize iminsi hagaruka n'abandi haza kuzamo Emile baza bazanye na Emile turaganira ndamukurikirana mutega amatwi ndamwumva arasobanura neza ubwo nibwo Imana yafunguye umutima wanjye yahaye amatwi yanjye kumva ntega amatwi
nkajya numva ibintu ari kumbwira byose biransiga ansobanurira iby'icyaha ambwira uburyo kinavutse ndi umunyabyaha ibyo nkora atari ibyo byaha ahubwo icyaha kiri muri ndani ngewe ahubwo utwo nkora nta kikuramo ambwira ati turiya rero wihana ni imbuto ni duki noneho ikintu gikomeye bambwiye kikantera ubwoba barambwira ati ibyiza byawe ibyo wowe wumva ko ari byiza nibyo bibi bikomeye imbere y'Imana nibyo Imana yanga urumva kuko ibyo nibyo bigutera ubwibone bwo kumva ko uri umuntu mwiza ngukora neza ati kandi yaravuze ko mbese umukiranutsi ijambo ry'Imana niko rivuga ko umukiranutsi wo mu bantu mbese urushijeho kuba mwiza ngameze nk'igitovu cy'amahwa nk'uruzitiro rw'amahwa ambwira ukuntu ngo gukiranuka kwanjye kugaragara nk'ibizinga ngo ni ibizinga Mana yanjye noneho numva ngize isoni numva ndamwaye hagati n'ukuntu nitwararikaga ntavuze nuko babibonye buriya babonye ndako nitonda se n'ibiki bati ubwo bwitonzi bwawe nuko kuntu wibombarika ati ibyo bintu ni bibi cyane imbere y'Imana ati kuko nta cyaha na kimwe utakora ati nibyo by'ubutinganyi ujya wumva wowe utanazi ubwo nawe wabikora tibikubamo bindiho Imana ibimbonaho narikanze bwarangiye navuga ati ubu ndi umunyabyaha babwira ukuntu ngo ndi umunyabyaha w'ibyaha byose Mana yanjye uziko nagize ubwoba n'ukuri uwo munsi nagize ubwoba noneho numva ubwoba sinzi ahantu buturutse bwo kurimbuka noneho numva rwa rupfu runyegereye cyane kurusha uko najyaga mbitekereza navuga ati kumbi burya narimbuka numva narimbuka ntekereza koko wa mugani nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuntu avuka ari mubi umuntu avuka ari umunyabyaha ariko nanone yakura bagatangira no kwiyobagiza umuntu akatangira kwiyobagiza ni kwa kwishakira inzira nyine ni kwa gushaka umuntu umuntu akwepa mbona nibyo nakoraga by'ukuri nihanaga ibintu mbese nabonaga ndi umuntu ugerageza pe nkabona ngerageza gukiranuka sinsamba nasi niba ntawe nanga nta muntu ngirana nawe ikibazo nkavuga ati se nkumva nyine ndi umukiranutsi nkumva rwose ndagerageza ariko nkaba natinyuka kuvuga iryo jambo umukiranutsi numvaga ndi umunyabyaha wadukeya Imana nyine njya nihana nta munyabyaha uzajya mu ijuru barabashije bati se uri umunyabyaha ndagerageza uri umukiranutsi se oya si ndi umukiranutsi none ubigenza ute ati ndi umunyabyaha ariko wihana umunyabyaha wihana buriya n'abantu bose n'abanyabyaha ngo bihana ati ngewe mbeshikwaho nambabarira ati none ko nta munyabyaha uzajya mu ijuru kuva se watangira kwihana basi ugeze ku kihe kigero cyo kumva waba umwere basi umunsi umwe ngo wumve wabaye umwere wumve ugeze ku kigero cyo kuba wajya mu ijuru numva ntubaho numva n'igihe nigeze niyiriza ndi mu masengesho nabwo narayacumuriragamo ndatekereza numva neza ko baburanyishe mu by'ukuri sinanabahamirije ko nkijijwe ariko ubwoba bwaranyishe numva rwa rupfu bajya bavuga noneho rundiho bavuga ndarimbutse karabaye niba nibyo nitaga byiza byanjye imbere y'Imana ari amase ubwo no kuvuga ngo noneho ndarimbutse numva ubwo baburanyishe numva sinzi ukuntu mbaye numva sinzi ukuntu mpindutse ariko numva mbese ni nk'Imana yanteye ubwoba mu mutima mwuka yaraje anyemeza iby'icyaha koko yaraje anyemeza ibyaha anyemeza uburyo ndi umunyabyaha 100% noneho sigara mbona ahubwo ninjye munyabyaha kuruta abandi sigara mbona ninjye mubi kumbi bya bintu byose nkora no kwiyobagiza ni nko gukwepa igihano ndi gushakisha uburyo kinaza kwepa hinjira mu ijuru mbese meze nk'udomotse kuko icyaha cyo ntiwakibura nahise mbara ko ntigeze nihana bibaho none se barambwiye ati igiti kiri muri wowe bampaye urugero rwa avoka avuga ati nureba avoka ko yari amavoka niyo wayahuburuka yamaraho igumara ivoka ejo bundi zongera yari izindi voka ati wowe uragenda ugahungura twatundi ngo natukanye ngo nabeshye nk'abantu umujinya ati kandi igiti kiri kubyera kiri muri wowe ndani n'ubundi ntigitemwe kirakomeza kigajya gishibuka n'ibindi imvugo waburanyishe imvugo ruranyegereye ariko barangije bambwira ijambo ry'ihumure
ambwira ati uko Imana yakunze abari mu isi cyane ijambo abantu bose baba bazi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese umwizera atarimbuka wabuze uwihana umwizera atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Yego. Bati iryo jambo urarizi ndarizi. None se nyine ntago wumva ko ari umwizera atari uwatura. Umwizera wese atarimbuka. Irindi jambo riravuga ngo uwizera uwo mwana ababonye ubugingo ariko utamwizera amaze gucirwaho iteka. Ayiwe Mana nkajya mvuga nti se aya magambo se aba muri Bibiliya? None se ko nari nsanzwe mbizi ku kibere kise ntabizi uko kuntu bagiye bambwira amagambo menshi yo muri Bibiliya ukuntu ubuntu bw'Imana ngo bwabonetse ngo buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ukajya uhita ubyumva kubera ko watangiye nkajya bajya babivuga kumva sinzi ibyo ari Yego. twabirepetaga muri koreko dimanche utarabona ubwo buntu ntabwo twaranabiririmbaga ntabwo. Noneho ndangije ndibuka ko baratashye maze gutaha sinigeze ndohamiza ngo ndakijijwe ko barambajije nkomeza kugira iminwa ndirimanganya nabyumvishije ariko nkumva kirafunguka neza mu mutima ariko nkumva ubwoba bwabaye bwinshi. Ndibuka ko nagiye kuryama baratashye nahise njya kuryama ndasinzira ariko nsinzira ni muri iyo mudu narakangutse numva indirimbo nyinshi mu mutima ndaririmba ngo ubuntu bw'Imana butangaje muri bwo bwankuyeho imigozi ngo byavuye se kuki ngo byavuye kugushaka kw'Imana yonyine ntabwo byavuye gusura abarwayi byavuye mu gusura abarwayi ahubwo ngo byavuye kugushaka kw'Imana yonyine. Kumbi bwa buntu nibwo bwankuyeho imigozi Imana yanjye nkumva ko nyine bwa buntu butangaje nibwo twajyaga tuvuga ngo ibyo bintu ubwo buntu butangaje bwankuyeho imigozi nibwo tujya tuvuga ngo ni ibyo bintu numvishije mbese umwuka w'Imana ankuyeho wa mutwaro nari mfite numva ndaruhutse naranarize icyo gihe narabyutse ndasenga ndarira numva umutwaro umvuyeho numva ndanezerewe mu mutima numva ndishimye numva ko komenye ko Kristo yavuye mu ijuru aza mu isi ari njaje kureba yari umukiranutsi ntago yakoreye gukiranuka kugira ngo bimubarweho kuko we yari asanzwe ari umukiranutsi ahubwo we aje gushaka njyewe wari warazimiye ankiranukire mu gihe njyewe nirirwaga nirukanka ndi kumushakisha ndi kumushaka nkaririmba ko yankijije nkaririmba ko yancunguye ariko ubwoba ari bwose umutima uhagaze nta cyizere cyuko uwo mwami ari uwanjye koko ariko uwo munsi nibwo nahise menya ko burya bwose ibyo Yesu yakoze ari njye yabikoreraga yagiye ku musaraba ari njye agiriyeho mu by'ukuri Imana yabaranye na Kristo ibintu byose nabazwaga Yego. ibintu byose Imana yagombaga kumbaza ibibarana neza na Kristo kubera ko yabonaga ko njyewe nta na gato nta n'agace nashoboraga kuba nakwiyishyurira. Kristo yemera kunyishyurira ajya no mu gihano cyanjye aragihanwa arakirangiza arangira aravuga ati ngibi unyizera akizera iyo mirimo nakoze azabaho iteka. Numva ndizeye nahamirije umugabo icyo gihe nabyutse musanga muri salo namubwiye ashari noneho nakishijwe numva nishimye numva meze neza mu mutima numva ntunganijwe navuga ni Yesu kumbi ya mahoro abantu bajya bavuga abaho reka mbabwize ukuri amahoro uziko abaho amahoro abaho n'ukuri abantu bajya baririmba ngo amahoro ngo Yesu aha abantu be ngo amahoro Yesu atanga abaho atagira akagero abaho atagira akagero njye narayabonye pe kuko kuva uwo munsi nibwo nuzuye umunezero numva ndishimye numva ibintu biracuramutse mu mutwe urumva nahorana ubwoba urumva ko idini ikintu rikumarira rigushira kuri stress ubundi rigagushyira ku rugamba utazarangiza urumva nahoraga ncunganywe n'abarozi nahoraga ndi umuntu uhangayikiye n'ubwoba n'umuserebanya n'imbeba ikintu cyose kigutera urwango ihembe ngo riciye aha ugahora uhangayitse ukabaho mu buzima buhagaritse umutima ariko maze kumenya ko Kristo yanyishyuriye imyenda yose
nkamenya ko yananyitangiye mu bintu byose kandi ikintu cyari giteye ubwoba buri ikintu giteye ubwoba ni urupfu rw'iteka urupfu rw'iteka nicyo kintu gihangayikisha abantu kuko umuntu abavuga ati se ejo nimfa ariko maze kumenya ko icyo kintu yakinkuriye urupfu rw'iteka yaronkuyeho ntagipfuye by'iteka ahubwo nzabaho iteka ryose navyatepo burya no kubaho nkuko umuririmbyi yavuze ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ariko ku mukristo wose ukuri muri abantu bakunda kuririmba ibintu batumva gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri nahise numva urupfu rutakinteye ubwoba utagitinya amahembe sintinya amahembe sintinya abarozi sintinya ngo ibiki umva ibintu byose biba birarangiye umutima uba amahoro ubwo najyaga nikanga umuturanyi nikanga umuntu wese umushyitsi yazi wawe ati ube maso abantu babaye babi ariko ndamahoro mu mutima wanjye urumva n'urugo nibyo tuvuga ngo byingo zananiranye ngo zidashoboka urugo rurashoboka mu Mana nahise numva n'urugo ndufite noneho ntazongera kujya ku mushoko wo kuko abantu barakubwira ngo usenge cyane urabe maso umugabo ariko kandi yari nugenda bakanga bakanamutwara kandi wanasenga wakora iki y'amasengesho bagutegeka gusenga yabikuraho ntabwo bishoboka ariko nahise nizera byose muri Kristo mbona ko umugabo muhawe kubw'Imana mbona ko urugo nduhawe n'Imana mbona ko abana bahawe kubw'Imana mbese ibintu byose biri mu buntu iyo abantu rero bavuga ngo ubuntu ngo bwigisha abantu gukora ibyaha nukuri buri ntibaba bazi ibyo bavuze ahubwo ubuntu bw'Imana utwigisha nyine kuyubaha utwigisha kuba abana b'Imana ese waba uri umwana w'Imana ugakora ibyaha turi abana b'Imana ubu twarakijijwe umugabo wanjye mbese ubu twagiye twatangira urugo tumaze gukizwa kubera ko mbere urumva yajyaga gusenga bakamubwira ati usenge cyane umudamu wawe atazakunanira atazagira gute urumva nawe agahora ku yo stress avuga ati reka musengere koko akarara amajoro ntaryame ntaruhuke nanjye ubwo ngo nasenga avuga ati ujye usenga cyane umugabo wawe batazamutwara dore yirirwa mu mujyi wa muntu we ibiki n'ibiki bakakubwira utuntu n'utundi mbonye izo mbonye rero ubu ntiwazimbwira ngo nzumve kuko namaze kumenya ko byose biri mu buntu bw'Imana biri mu rukundo rw'Imana kuri Imana yatugiriye neza bagira mushushanyirize urugo nyine umufite urugo ukuntu rumeze urugo ni rwa rundi nyine bavago urugo ijuru rito gusi habaye nk'ikibazo neza habaye nk'akabazo runaka mu rugo kandi byaba kubaho mu bigenza gute bari raporo ko mwabigenzaga mbere urumva ibibazo ntibyabura kubaho nyine tukiri hano ariko nanone nta n'ibibazo biba bihari biba ari ntabyo ahubwo ikibazo nyine biba mwebwe mwabigize ibibazo wenda nshobora kuba namugendeye nabi akabona nyine mubangamiye aho ngaho ashobora kumbwira ati nyamara ibi ngibi ntabwo byagenze neza ariko akabimbwirana umutima mwiza akambwirana umutima utuje ariko nawe ntukabikore gutya nta mafuti kandi nanjye nkabyumva kandi nshobora no kubona nawe harahatangendeye neza nta nubwo ndi bwihute kumugirira umujinya kuko nzi ko nawe siwe niba kimuhanzeho ahubwo ndamusabira kandi noneho nimba ari no kumubwira ndamubwira n'urukundo n'ubugwaneza kuko nzi ko twese tubayeho ku bwa Kristo kandi nanone nta nubwo murebaho cyane ndeba cyane kuri Kristo kuko nyine niwe mutwe wa byose ndamwubaha nk'umugabo nkamwubaha nyine nk'uw'Imana yampaye ko tugomba kuba turi kumwe ariko Kristo ari hejuru ya twese kandi atubereye nyine byose hari ukuntu nyine imitima yacu yayigenjeje kugira ngo tutabangamirana niba bibayeho tugira uko tubikemura neza n'umutima mwiza mu nzira nziza bitari bubyara intambara cyangwa bibyara nawe arabizi agomba kumbabarira ntaramusaba n'imbabazi kandi nanjye nkamubabarira ataranazinsaba ntabwo ari we wabizanye kuko Satani nawe icyo abereyeho ni ukugira ngo atubuze umumaro kuko arabizi ko ku bugingo ntibukorwaho ubugingo twaherewe muri Kristo Yesu nindakorwaho ahubwo icyo abashatse yazanye twatuntu tw'utubazo abashatse kutubuza umumaro muri icyo gihe rero iyo mbibonye nkabibona kare nkoresha uburyo ki bwose
mbese nshobora gubitangira bitaragera kure. Niba araho kumubabarira nkamubabarira, niba araho kuganira tukaganira, kandi nawe ategetswe kumbabarira, mbese nta ntambara zihari. Ubundi mwunganiye kuri icyo ni ukuvuga ngo twese tumaze gukizwa twavuye ku cyitwa umugabo n'umugore, ahubwo tuba abavandimwe. Ni ukuvuga ngo ni umudamu wanjye ariko akaba n'umuvandimwe wanjye muri Kristo Yesu. Noneho twavutse ku ivuko rimwe. Ubu ni umuvandimwe w'iteka ryose. Ni umugore wanjye w'igihe tukiri aha ngaha, urumva ko nicyo gitoya, ariko ubuvandimwe bwo burakomeza iteka n'iteka, buri muri twe. Uwo munezero rero ni ukuvuga ngo ni kwa kundi ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose, ntirutekereza ikibi ku bandi. Ni ukuvuga urukundo rundimo n'urumurimo. Niyo nakosa ntago abona ko ari njye wakosheje, cyangwa ngo njye mbone ko ari we wakosheje. Bituma rwa rukundo rero rumubabarira, ariko nyine n'ibintu bigakomeza bikagenda neza. Niho yavuze ati twagiye twabona koko urugo rw'ijuru ritoya, kuko tuba turimo dufiringa ubuzima bw'Imana tukiri na hano mu isi, bigatuma twihoranira umunezero. Ndetse buriya gukizwa kwacu bigira umumaro cyane, n'abana bakabaho neza, bakabaho nta stress, nta mihangayiko, kuko babona nyine n'ababyeyi banezerewe, bigatuma nabo babaho neza. Mbishimira Imana cyane ukuntu nanjye yampaye nyine ko n'umugore wanjye abakijwe twa turi kimwe. Wenda nagira ngo tugereranye ibi bintu, urabona ukuntu umugore abaho cyane cyane nk'abaririmbyi cyangwa mu matorero, ugasanga hari nk'agatenge kaje cyangwa akantu keza kaje kavuga ati shiruka kangurira rwose, kangura wahemukiye, cyangwa kumva ngo abantu bazasohokera nk'ahantu natwe ngomba kujyayo. Ubu ngubu kuri ubu ngubu bimeze bite? Mbere byari bimeze bite? Njyewe urumva kera nyine tutarakizwa twabagaho nyine tujyana n'ibigezweho, tugendana n'ibigezweho, akenda keza kasohotse, agakweto se ndagakeneye, abandi bagore bagiye bari mu mimina, bagiye ku mazi, na mbese tukumva ko turi gusiganwa n'iterambere kuntu. Ariko maze gukizwa, ikintu cya mbere nabonye mfite ni imyenda. Nabonye mfite imyenda myinshi kandi myiza ntajyaga mbona. Ubura abantu benshi bahangayikishwa n'imyenda, ugasanga nukuri maze gukizwa nasanze ari nge mufite imyenda myinshi, garderobe iruzuye, harimo nteruka no kwambara umwaka washize. Njya nabona burya ikibazo ntabwo ari imyenda, ahubwo ikibazo ni ya kamere ihora ikubwira kariya kaje, kariya nikagezweho, kariya wakambara ukaberwa. Naje gusanga mfite imyenda myinshi pe, kandi imbereye, yose nambara nkabona ni myiza, kuko nta numwe naguze nta ushimye. Nasanze mfite imyenda. Ubwo rero ibintu bijyanye n'imyambaro n'imyenda nawugura kuko nyine mbona ko amafaranga hari yo kuwugura, ariko nta bigezweho. Kuba muri Kristo nibyo bigezweho, kubana na Yesu nibyo bigezweho, kwambara neza no kwambara Kristo, imirire myiza ni Kristo, mbese ubuzima bwiza. Umuntu ushaka kubaho neza yaba muri Kristo, kibera muri Yesu, naho iby'iterambere byo ibingibi tubona ngo amazu ibiki byose ni ibintu bishirana n'isi, ni irari rya kamere, kandi ntigihaga. Ushaka kubona ikintu wakorera kamere ngo inyurwe, nta kintu wayihanga inyurwe, kuko ikubwira iki none eje ikakubwira kiriya, cyaba kitaramara kabiri igahita ikubwira ati hoya n'ikiriya nakubwiraga, kitaramara kabati reka nakubwiye kiriya, ugasanga nibyo. Ayo marushanwa rero nayo Imana yarayadukishije, dusigara tubaho tutakibereyeho nyine, tubereyeho Imana nk'uko yabivuze, kuko umuntu yakijije ikamushyiramo umwuka wayo asigara ariho, ariko atari uriho, ahubwo ari Kristo uriho muri we. Ubu rero twe tubayeho atari twe, ahubwo ni Kristo muri twebwe, icyenda nta kibazo dufite. Amen.
dusoza ikiganiro cyacu niba hari ikindi kintu mwakongeraho nacyo mwakongeraho nta kibazo nyuma tugasoza ikiganiro cyacu. Ngewe nkanjye icyo nakongeraho ni uko gukizwa ni ibintu byiza kandi ni ibintu bikorekera mu mutima, ariko ukabyatuza akanwa, ndetse ni ibintu bigaragara inyuma, umunezero ugira ndetse n'umutwaro utura urabyumva. Nkaba rero nakwifuriza n'abandi wenda bazakurikira ubu buhamya yo kwemera bakumva inkuru nziza, kuko cyane cyane nko mu madini mbere yo kumva imbere ntarumva ubutumwa bwiza, akenshi baravuga ati ziriya nyigisho ni inyigisho z'ubuyobe, ni inyigisho zibwiriza abantu gukora ibyaha, twisambanire twiyibire, nta kibazo Yesu yarabirangije. Ndetse hakabaho n'abavuga ati iyo bateranye baravuga ati nimba ufite irari ry'imare, ariko uko si ukuri, kuko iyo wizeye ubutumwa bwiza uba uvutse ku Mana, imbuto y'Imana ibi yinjiye muri wowe. Imana rero ntabwo kwigisha ibyo ngibyo, ahubwo biragukiza, bugukiza ibyaha utashobora kwikiza, buguha indi mibereho muri Kristo Yesu. Icyo rero nasabira abantu bazakurikira ubu buhamya ni uko bakumva inkuru nziza, inkuru y'agakiza, bakumva icyo Yesu yakoze, bakumva ko atari we wikiranukiye, n'ubundi yari umukiranutsi, ariko ava mu ijuru ku bwacu, apfa urupfu rubi ku musaraba azira ibyaha byacu, yishyizeho ibyaha byacu kugira ngo abihanirwe, ariko twebwe duhabwe gukiranuka kwe. Ubwo rero uko gukiranuka kwe niko tubarwaho, niko Imana itureberamo ikatwita abakiranutsi, ntibitubonamo ibyaha byacu bya kamere yacu, ahubwo tukaba abakiranutsi ku bwa Kristo nyine, akari nacyo duhemberwa ijuru. Nkifuriza rero abantu bakurikira ubuhamya ko nabo bakumva inkuru nziza kandi bakayizera, kugira ngo tuzabane mu bwami bwa Data. Murakoze. Njye icyo nasorezaho ni ugusabira abantu bose gukizwa, kubera ko Kristo yapfiriye bose, ariko abo bizagirirwaho nyine ni abamwizeye. Biraruhura, kwizera biraruhura, bitanga amahoro, bitanga ubuzima bwiza, uretse n'ubugingo bw'iteka nyine tubikiwe. Ariko mu by'ukuri niba hari abantu babayeho neza, ni abantu bakijijwe. Abantu bakijijwe nibo babayeho neza. Ubu buzima abantu babona budashoboka, ingo zidashoboka, abana bananirana, ibibazo byose bishobokera gusa umuntu wizeye Kristo, akamwizera bitari amagambo. Buri abantu benshi baramwizera mu magambo, ariko iyo yaje mu mutima wawe kandi urabimenya. Ibi twatura tuvugisha akanwa ntabwo ari ibyo twumvishe cyangwa twigana abandi, ariko ni ibyakorekeye muri twebwe. Kwizera rero ni ibyo bintu byonyine biri mu muti w'ibibazo abantu bose bafite. Icyo nasabira buri muntu wese uzumva ubuhamya cyangwa wakumva ubutumwa bwiza aho yabwumva hariho hose, ntukabyirukane ngo biteshe agaciro, ngo uvuge ngo sinshaka kubyumva, ngo ni iby'ubuyobe. Umuntu ukubwira ko ari ubuyobe, ahubwo niwe ukubeshya ari kukuyobya. Wowe bikurikirane ubyumve, hanyuma wenda Nyagasani ashobora gufungura umutima wawe, nawe bikakugirira umumaro, kuko natwe Imana yaradufashije n'ubuntu. N'ubuntu twagiriwe, ntabwo byavuye ku mirimo kugira ngo habe hari uwakwirata cyangwa ku muhate twabigiriye, ahubwo n'ubuntu Imana yatugiriye. Nawe wagirirwa ubwo buntu, ariko wahaye umwanya abavuga butumwa, ukaganira nabo bakagusobanurira uko umuntu aba umunyabyaha n'uko umuntu yakuweho urubanza rw'ibyaha. Icyakozwe n'umuntu umwe ari we Adamu cyaduhinduye kuba abanyabyaha twese, ariko icyakozwe n'undi umwe ari we Kristo
icyo nicyo cyatugize abakiranutsi mu maso y'Imana twese. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha, mwakoze cyane kandi Imana ikomeze ibarinde, bakomereze mu buntu bwayo. Twari dushimiye cyane abantu badukurikirana mu Ijuru TV no ku Ijuru ntirikorerwa. Murakoze cyane rero, ubwo utatuzongera tubatumira mukomeze mutuganirize ku butumwa bwiza. Imana ibaha umugisha. Amen.